Mbabwiye ngiye kwakira abatumirwa barimo umuhanzi Jani, indirimbo nyinshi ziwe twagiye tuzicuranga uyu munsi, ngira ngo mwabyumvishe ko ari we tugiye kwakira. Mukimara kumva indirimbo mwamaze kumenya nyirazo, kuko ni umustar arazwi hano kuri iyi mihanda ya Kigali ndetse no ku isi hose. Buriya yuko ari ikintu ukagishyira kuri public, isi yose ibifite ububasha bwo kuba yakureba. Turamushimiye kuko atwinjije muri Noheli, ngira ngo inyuma nge murabona abantu bambaye ingofero, ariko mukanya nanjye ndayambara kugira ngo twese tube dusa nk'abantu bari kuvuga umwami umwe. Atwinjije muri Noheli rero, ndagira ngo mbakire, nimara kubakira badutaramishe, batwinjize muri Noheli, batubwire ikibagenza hano muri BTN TV, ariko nzi ko ari ikiza. Wowe dukurikiye, nakubwiye ko kwandika hano muri izi nimero, wandika kuri WhatsApp ukatwandikira, tukagushyira mu rubuga rw'ikiganiro Gospel Hour, ndetse ukajya no kuri YouTube yacu yitwa Gospel Hour Senior, ugakora subscribe ndetse na comment, byose bikagenda neza cyane kugira ngo dukomeze ubwami bw'Imana bwaguke kandi bukomeze gutera imbere cyane. Ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Umeze neza? Turashima Imana. Niyumve mwikaze muri BTN TV. Murakoze. Jani, si ubwa mbere njana? Ni ubwa mbere. Muri BTN wahabonye? Nahabonye. Umwana muri BTN wahabonye? Wari uhazi? Wajya guhumva se? Ninde uzi kuri BTN? Papa ntago muzi. Sorry papa. Uwiteka Imana rero duhane umugisha, turagenda tugirana ibihe byiza. Ndagira ngo Noheli ni kuwa kane. Kuwa kane muri Noheli, nyuma ya Noheli tuzaba dufite, mbere yuko Noheli iba kuwa gatatu nijoro, tuzaba dufite igitaramo. Ariko turagira ngo igitaramo cyo kuwa gatatu mukidutegurire, mutwereke uko ishusho kizaba gifite. Abantu ba BTN baravuga ati aba bantu baje bameze gutya, turagira ngo batwereke ishusho y'igitaramo uko imeze. Murakoze cyane. Ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze. Ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze. Ishimwe we, ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze. Wachize amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Ishimwe we, ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze. Wachize amarembo y'urupfu, Yesu warakoze. Utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabahe, utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabahe, kandi utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabahe, utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima yabahe. Utagushima ninde, utagushima yabahe. Hari akandi kari kavuga ngo hari gituma ndirimba ishimwe mwami we. Shimwa Mana, wumva gusenga kwacu. Shimwa Mana, wowe
wowe wumva gusenga kwacu. ushimwe mana Shimwa shimwa Mana, mana shimwa Mana, wowe ingorane zacu. Yego. murakoze cyane. Amen. hari ahantu Uwiteka azi ingorane zanyu. Cyane. arabizi. Abakurikiye ikiganiro ndabizi ko mutangiye kunyereka ko muri benshi hari uwitwa Muhoza aravuga ati ndabakunze cyane abo bantu barasa neza cyane, ndetse n'uwitwa Ingabire uri Nyagatare aratubwiye ngo BTN TV icyo kiganiro cyaziye igihe iyo turimo tuvuga umwami Yesu twumva turi guhembuka. Imana ishimwe cyane. Ariko hari icyo bari kwibaza, nanjye nibaza, bari kugira bati ni bande turi kumwe? Ni benshi ariko twumvise umwe, ariko twabonye benshi. Ndagira ngo duhere kuri uru ruhande hariya nakira atwibwire, ndetse duhite dukomeza no ku ruhande noneho bahite baza batwinjiza muri Noheli neza neza neza, kuko muramara kumva ko igitaramo cyabaye umuriro. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Iyamuduhaye Marie Louise, nkaba nanjye ndirimba gospel ufatanyije n'uyu muvandimwe wanjye. Imana iduhane umugisha. Amen. Mwaka urusoje gute? Umwaka ndawusoje neza, ndi gushima Imana. Amashimwe mfite ku mutima wanjye ni menshi cyane, kuko hari ibintu byinshi Imana yankoreye muri uyu mwaka ntatekerezaga ko byaba, ariko muri aka kanya rwose nzamuye amaboko, ni amashimwe y'Uwiteka. Imana ishimwe. Turakomeza. Murakoze. Amazina ni Imfura y'Imana Marie Jeanne, ariko izina ry'ubuhanzi ni Imfura Jane. Imfura Jane. Yego. Umusitari hano kuri iyi mihanda pe. Buriya se Umaze kumenyekana. ntabwo biraza neza ariko bizaza. Uriya muntu yakoze indirimbo ikajya mu bihumbi 200. Amaze kuzuza subscribe ibihumbi 13 aba ari kugenda ajya ku rwego Uwiteka agenda avuga ati ibikorwa byanjye ndabishyigikiye bigende bimenyekane, bire amahanga uko umwami Yesu agira neza. Mwana wiriwe Noheli ni y'abana. Witeguye Noheli gute se? Witwa nde se? Neza Belinda. Umeze neza? Nawe uri umuririmbyi, numvise uririmba neza. Murakoze. Uyu ni iki cyawe? Umubyeyi wanjye. Uzamusimbura se nawe uzaba umuhanzi? Yego. Arabikunda. cyane. Yarabwiye nzamukorera akaririmbo. Uzamukorera. Ndacyabirimo nzagakora. Niba gusorera indirimbo nzakumanaginga, sibyo? Ntajya uzano tarame indirimbo zawe nzazicuranga zose, sibyo? Murakoze. Amazina yanjye nanjye nitwa Dufatanye Ishema Chance Florentine, nanjye ndi umuramyi. Aba nibo dufatanya kuramya no gukora umurimo w'Imana. Amina. Tujye kuri ya mugabo uri hariya wambaye ingofero nziza cyane kabisa, urimo kudukubitira umukunga neza cyane. Karibu papa. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze muri BTN TV mu kiganiro Gospel Hour. Yego. Bo nanjye nitwa Pierre. Imana ishimwe, ariko Uwiteka yongeyeho ngo senior. Yasanze ibintu ndi gukora birimo ubusiniya, avuga ati kankongereho. Yego. Biba byaratuvunnye. Yego. Twarasenze turasengera, tubona Uwiteka arabikoze. Rero wateruye igikombe cy'umuntu wa senior mu kigo, Imana iba yabihaye umugisha. Reka nsome comment noneho duhite tugaruka dushima Imana ko turi kwinjira muri Noheli. Ariko Jane, Noheli ivuze iki kuri we kugira ngo usore indirimbo ya Noheli? Noheli ivuze iki kuri wowe? Noheli ivuze ikintu gikomeye kuri njye ndetse no ku bakristo muri rusange. Noheli itwibutsa ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niho twavanye gucungurwa, niho twavanye ubuzima, kuko iyo atavuka Yesu wacu ntabwo ari no kutubambirwa ngo adupfire. Ni nayo mpamvu nasohoye iriya ndirimbo yitwa Umusaraba, kuko iyo tuvuye mu kuvuka tuza kwibuka n'imibabaro ye, kandi iyo mibabaro ye niyo adukirisha, niyo nsinzi. Iyo duhuye n'ibigeragezo, bya bigeragezo uhura nabyo nanjye mpura nabyo, iyo Yesu aje turabitsinda kuko yadutsindiye ku musaraba rimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero birakomeye cyane. Yego. Nirandirimbe. Yego. Umusaraba uboneka ari uko Yesu yamaze kuvuka. Ndabona arimo neza cyane rwose. Umusaraba, yewe uko ntekereza umusaraba
ntekereza umusaraba ko atari igiti nk'uko abantu babitekereza, ahubwo umusaraba ari ikintu gikomeye cyane ku buzima bwa benshi, yaba ubw'abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu, kuko twese twiragiza Imana kugira ngo ikomeze kutuyobora mu byo tuba tugenda dukora byose. Jene tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndagira nsome comment. Hano hari uwitwa Bigirumuremyi Jean Claude ati ndabakurikiye live 5/5. Hari n'undi witwa Gasaro Jean nawe arandika ati suhuriza abo bene data ndabakurikiye live 5/5. Uyu nawe yanditse ati mwiriwe neza ndabakunda. Natwe turagukunda, buriya umuntu akunda ikintu ukora nawe ugomba kubutegetswe kugira gute kumukunda. Uwiteka Imana aduhana umugisha. Narababwiye ngo muri iyi minsi hari kuba ibitaramo byinshi bitandukanye, ariko BTN TV ntabwo twabarangaranye. Buri munsi natwe dutekereza uburyo igitaramo kigomba kubaho. Zirere Mbonyi kuri Noheli afite igitaramo tariki 25 kizabera muri BK Arena. Ubutaha ni igihe uzagikorerayo. Kubera Imana. Kizabera BK Arena, muzakitabire mugura amatike ku bwinshi. Ejo ADPR yizizaga imyaka 85 ndetse banaboneyeho gufungura televiziyo ya ADPR yitwa Live TV. Urumva ejo naho cyari igitaramo kimeze neza kandi gifite umwuka wera ukiyoboye, ibintu byari bimeze neza ara muri Dove Hotel. Jean, wabashije kwitabira? Ntabwo nabashije kwitabira, nari nakubwiye ko ndaza tugahura. Uri mu myiteguro? Nari ndi mu myiteguro, uretse ko nafite n'ubukwe bw'umuntu dukorana, kandi nabwo ari ingenzi ngo mbujyemo. Amahitamo arangora, ariko nabareka ndebe umuvandimwe atazibaza ngo kuki ntaje mu bukwe bwe. Yego. Ariko nari natumiwe, ubutumire nari mbufite. Yego. Abitanga mu by'abandi, Imana yitanga mu byabo. Yego. Cyane. Iyo witanga mu kintu cy'umuntu ujye umenya ko n'Imana igomba kwitanga mu kintu cyawe kandi ibintu bikagenda neza. Ndagira ngo rero ntarambiranye cyangwa ndatwaye umwanya munini kugira ngo mudutaramire, ndagira ngo uturirimbire indirimbo Noheli. Yego. Noheli nziza ku Banyarwanda ndetse n'abandi bose n'abo kwisi. Yego. Ndagira mu ituririmbire, noneho tugaruke muturirimbira Neriya ngo numvise akantu gato baravuga ngo ugiye kwiyahura. Oya nturiyahura, ntabwo uzi ko Nyambo ari kubivuga gutyo muri message, kugira ngo nayo muze kudita mudushyiriraho, dukomeze twuzura umwuka wera mutwinjiza muri Noheli gake gake. Yego. Yego. Rwanda, Noheli nziza kubemera uwo mwana, ni mu mukingurire imitima avukiremo, ni mu mukingurire imitima avukiremo abaruhure. Noheli nziza cyane ku Banyarwanda, ni mu mukingurire imitima avukiremo, ni mu mukingurire imitima avukiremo abaruhure. Umwana w'umuhungu, izina rye ni igitangaza, Imana ikomeye, umujyanama Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Twahawe umwana w'umuhungu, izina rye ni igitangaza, Imana ikomeye,
umujyanama Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Noheri nziza cyane ku banyarwanda, Noheri nziza ku bemera uwo mwana, nimumukingurire imitima avukiremo, nimumukingurire imitima avukiremo abaruhure. Noheri nziza cyane ku banyarwanda, Noheri nziza ku bemera uwo mwana, nimumukingurire imitima avukiremo, nimumukingurire imitima avukiremo abaruhure. Yaje muri isi aradupfira, aduha agakiza ku buntu. Mu bizima mu bamarayika buze n'umwe, ariko Yesu aramanuka. Yaje muri isi aradupfira, aduha agakiza ke ku buntu. Mu bizima mu bamarayika bura n'umwe, ariko Yesu aritanga. Mu bizima mu bamarayika bura n'umwe, ariko Yesu aradupfira. Noheri we, Noheri nziza cyane ku banyarwanda, Noheri nziza ku bemera uwo mwana, nimumukingurire imitima avukiremo, nimumukingurire imitima avukiremo abaruhure. Noheri nziza cyane ku banyarwanda, Noheri nziza ku bemera uwo mwana, nimumukingurire imitima avukiremo, nimumukingurire imitima avukiremo abaruhure. Noheri we, Noheri nziza cyane ku banyarwanda, Noheri nziza ku bemera uwo mwana, nimumukingurire imitima avukiremo, nimumukingurire imitima avukiremo abaruhure. Haleluya hosana, nasingizwe ibizima bine nabyo bimuramye. Haleluya hosana, nasingizwe ibizima bine nabyo bimuramye. Mubwire imbohe ko zibohowe, mubwire imbohe ko zibohowe. Haleluya hosana, nasingizwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, mwumva urwo rukundo. Ibyaha byanjye nibyo yazize, amfira ku musaraba. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, mwumva urwo rukundo. Wanduje n'Imana Data, twahinduriwe izina.
twiyegurire Yesu atubere byose kuko ari we byose n'ubundi ubigena. Yesu niwe ugena byose, Yesu niwe mwuzuro wacu, akaba ari we mwuzuro w'ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye kudutaramisha, kutwinjiza muduhereza ishusho ya Noheli cyane. Jenny murakoze cyane. Yego. BTN ni ikaze n'ubutaha muzagaruke. Yego. Uretse kuririmba gusa, Jenny nanjye ni muntu ki nk'umunota umwe cyangwa ibiri. Okay. Jenny ndi umukristo, nsengera kuri ADPR Gihogwe, niwe mudugudu ni nawe paruwase, mfite umugabo n'abana 5 mu buzima busanzwe. Dukora imirimo myinshi itandukanye, twambika abageni, dukora dekorasiyo, ducuruza matera, ibiryamirwa, abantu batugane, tugira serivisi nziza kandi inoze. Muri makeya Jenny ni uwo nguwo. Umuntu udukurikiye ukunze ibikorwa bya Jenny cyangwa ukunze indirimbo ziwe yazisanga he kugira ngo abe yabasha kuzumva mu gihe none ari nko mu rugo iwe abashe kumva izo ndirimbo yazikura he? Ni kuri YouTube channel yanjye yitwa Imfura Jenny. YouTube channel yitwa Imfura Jenny. Yeah. Nizo social media gusa cyane Instagram? Yeah, na Instagram ni Imfura Jenny, ahantu hose ni Imfura Jenny. Yego. Jenny, turagira ngo dusoze tubwira abantu Noheli, urayibwira gute abantu abadukurikiye bifurije Noheli gute ko ari we wa mbere muri BTN bifurije abantu Noheli? Ndabwira abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abatuye ku isi hose mu bihugu byose bidukurikiranye, aba diaspora ahantu hose bari, ndababwira ngo mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yesu avukire mu mitima yacu. Hari ukuntu usanga abantu twizihije Noheli, nk'ubu wabona ko twazanye ingofero, ni agasimbore gatoya mu bikorwa biri gutegurwa. Twageze hano haruguru muri Feruje, urabona ko ibintu byose bimeze gutya, abantu badekoye. Ariko ubutumwa mfite, uko turi kudekora umujyi, uko turi kudekora ibirugu mu rugo rwacu, turusheho kudekora umutima. Turusheho kudekora umutima kugira ngo Kristo aze avuga ati nje kuvukira kwa Jenny. Ibyo nari ndimo mu mwaka washize ese nitwaye nte? Yesu aravukira he? Buri muntu wese yo gutegura ikirugu, yo gutegura inyama, yo gutegura imyenda y'abana myiza n'imyenda y'ibiciro n'aho gusohokera heza, ariko avuge ngo Yesu we azasohokera hehe? Azavukira hehe? Ubwo butumwa nibwo naho abanyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye isi yose, buri muntu wese ko yitegura Noheli arusheho gutegura umutima, kuko muri iriya ndirimbo birimo baze kwiyumva neza, bakingura imitima, yinjire. Yego, abari mu byaha bitandukanye tudashatse kuvugira aha, babikwepe, bakingure, bareke gukingirana Yesu, ahubwo bakingure. Niyo main purpose y'iriya ndirimbo ya Noheli nziza. Yego, bakingura imitima. Bakingura imitima. Uwo dukurikiye ukaba uri umukunzi w'ikiganiro Gospel Hour, ukingura umutima kugira ngo Yesu yinjiremo. Yesu ninjira mu mutima wawe, byinshi birahinduka, impinduka uzazibona ku buzima bwawe kandi ibintu byose bizagenda neza. Hano habanditse message ngira ngo niba wireba na mwese, yanditse ngo nitwa Uwamariya, muririmbye neza cyane, ndabakunze, ngo n'indirimbo yanyise nyimanura kugira ngo njye nyumva. Uwiteka Imana muhe umugisha, buriya iyo umuntu atwetse ko turi kumwe aba ari byiza cyane. Mwiriwe neza, Uwiteka Imana azabaha ijuru Jenny. Murakoze. Nawe Imana izarimuhe. Muririmba neza 100% pe. Ubwo ndikubahereza ubutumwa bwanyu kugira ngo ugende mu bujyanye. Mwiriwe neza, nitwa Niyo Bosco Karangwa, ndabakunze cyane, muririmba neza, mperereye i Rutsiro. Imana imuhe umugisha. Mwiriwe neza, ndabakunze cyane, mu mpereza indirimbo ya Jenny ari kumwe na Nyambo, mu mpereza indirimbo ya Jenny ari kumwe na Nyambo, muyidusigiremo nubwo musoje. Yego, urakoze cyane. Uri umusirimu, murabizi ko dusoje. Mwiriwe neza, nitwa Habakuki. Yitwa neza. Yitwa Habakuki, ndabakunda cyane, ndi Rubavu aho bita Ikanembe. Ikanembe. Imana imuhe umugisha. Nabo ngabo nasoma izo zindi, ariko ubundi abadukurikira bo abari benshi cyane, tubahaye ikaze. Ubutaha tuzaza kare twanabiteguye neza cyane. Abanyarwanda tuzaza twisanzure bidukundiye mu gitaramo cya Noheli.
igihe Uwiteka yabihereza umugisha tukazabana noneho yego tukaririmbira abanyarwanda tukabereka ko Uwiteka Imana yavukiye no muri BTN aranje avukiye no mu mitima ya buri wese. Genda karame. abantu batatu bifuriza Noheli iturangiza duhite dusoza. Okay, ndifuriza Noheli umutware wanjye kuko niwe mufatanyabikorwa, niwe muterankunga wanjye. N'ubu ngubu ntabwo yabonetse ahantu yagiye, ariko yanteye inkunga mu buryo ntashatse kuvuga hano ku buryo yemeye akavuga ati ntabwo njyana imodoka ndatega moto, ariko wowe n'abaramyi muri bujyane mugende neza kuri BTN nyine mutagiye kutumoto. Ndamusuhuje ahari kandi mwifurije Noheli n'umwaka mushya muhire. Ndifuriza Noheli n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye ndetse n'abavandimwe banjye. Abavandimwe banjye iyo mbashyizemo ubwo ni aba3, harimo abo ku ruhande navutsemo, abo nashatsemo, n'inshuti bose, n'u Rwanda rwose n'isi yose. Murakoze cyane. Umwana umuntu mwifuriza Noheli ninde inshuti yawe wifuriza Noheli pe? Vuga nkwifurije Noheli. Mama nshaka kwifuriza Noheli Ni mama. Yo. Wifurije mama Noheli nziza. Papa si ijambo rimwe kuri papa. Papa namushimira ko yadufashije muri uru rugendo twagenzemo. Amushimira ko yemeye ko tukagenda amahoro. Yego. Uwiteka Imana rero abarindi kandi Uwiteka Imana abahire. Mwebwe twabanye muri iki kiganiro murabizi ko nandi kumwe na Pacifique ku buhanga bw'ibyuma, Ivera kudufasha ku buhanga bwa kamera, naho njyewe nari Senior Pierre Imana ishimwe. Ikiganiro Gospel Hour kiba buri cyumweru kuva saa 9 duhimbaza Imana mu buryo bw'indirimbo, saa 10 tugahita dutangira ikiganiro. Uwiteka Imana abishimire kandi abarinde, turabakunda cyane.